ikintu gitangaje ni uko ufite gusanga mwaribagiwe utu tuntu. So nk'ibisanzwe ni mwarimu Mugisha, dukomeje na gahunda yacu kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Hano murabona ko dufite intebe ivuga ngo I am not sure. Ku bantu mwamaze gukora subscribe mwigana natwe umunsi ku munsi ururimi rw'icyongereza, mwarabimenyereye yuko iyo dutangiye isomo tubahereza interuro yo kugenderaho. Interuro y'uyu munsi ikaba ivuga ngo I am not sure. Interuro ivuga ngo I am not sure iravuga ngo ntabwo mbizi neza. I am not sure, ntabwo mbizi neza. Hari igihe umuntu akubaza ibintu runaka ariko ukaba utabifite amakuru ahagije, aho kugira ngo umubeshye ujye umubwira ngo I am not sure, ubimubwira mu cyongereza, bizakugaragaza nk'umusirimu kandi azumva yuko utamubeshye. Kubera urukundo mbakunda rero, uyu munsi nongeye kubazanira izi verb mbereka n'uburyo zigenda zikoreshwa, biraza gutuma nawe ufite ama verbs uzajya umenya n'uburyo yakoresha. Sibyo, hari abantu mwe benshi mwaratuguzeho ama verb agiye atandukanye, so niyo mpamvu turi kunyuza amasomo nk'aya ngaya kugira ngo mujye muyareba. Ayo ma verb mwatuguzeho yaba ari irregular na ari irregular, ayo ma verb yose mujye mumenya kuyakoresha. Uko nzajya nkoresha aya ngaya mumenye ko nandi mufite mw'ibyo bitabo mwatuguzeho ariko akoreshwa. Namwe mushaka ibyo bitabo mwaduhamagara kuri 0729401229. So reka tugende rero, ntabwo tinda. To call bivuze guhamagara, nk'uku nguku uhamagara kuri telefone. So iyo uvuze ngo I am calling, uba uvuze ngo ndimwo guhamagara, uba uri kubikora ako kanya. I am calling, ndimwo guhamagara. Nizere ko aka kantu mutakibagiwe kuko ni akantu k'ingenzi cyane mu cyongereza. Ubushize nkabigisha nababwiye yuko tugakoresha iyo uri kuvuga igikorwa urimo gukora ako kanya. Nk'urugero, umuntu ashobora kumbaza uti what are you doing? Reka mbyandike nabyo. What are you doing bivuze ngo ese urimo gukora iki? Ahita amubwira ngo I am calling, ndimwo guhamagara. Noneho hano uba ushobora kurenzaho umuntu uri guhamagara. What are you doing? Ese urimo gukora iki? Iki kibazo kirasobanuye nyine ngo urimo gukora iki. What are you doing? Ese urimo gukora iki? Nkaba namubwira ngo I am calling, ndimwo guhamagara. Nabishaka nkanamubwira undi guhamagara. I am calling my mother, ndimwo guhamagara mama wanjye. I am calling my mother, ndimwo guhamagara mama wanjye. Nshobora kuvana iri jambo mother rivuga mama nkavuga my teacher. I am calling my teacher, ndi guhamagara mwarimu wanjye. Sibyo, teacher kuko bivuze mwarimu. Nshobora gukora iri jambo teacher nkashyiraho iki? Nkashyiraho I am calling my friend, ndimwo guhamagara inshuti yanjye. Sibyo, I am calling my friend, ndimo guhamagara inshuti yanjye. Hari ushobora gusimbuza amazina y'abantu benshi. Ushobora kuvuga uti I am calling my kids, abana ba my children, abana banjye. Sibyo, my children, ndimo guhamagara abana banjye kuko abana bawe ni children. Ushobora gukora ijambo children bivuze abana ugashyiraho my husband, ndimo guhamagara umugabo wanjye. Husband, kuko husband bivuze umugabo. Ushobora kutavuga ngo ndi guhamagara umugabo wanjye, ukavuga ngo ndi guhamagara umugore wanjye, ukavuga ngo my wife, umugore wanjye. Sibyo, ushobora kutavuga ngo ndimo guhamagara umugore wanjye kuko umugore ari wife, ukavuga ngo I am calling my boss, ndi guhamagara boss wanjye. Sibyo, ndi guhamagara boss wanjye. Ushobora kutavuga ngo I am calling my boss, ndi guhamagara boss wanjye, ukavuga ngo I am calling my neighbor, ndi guhamagara umuturanyi wanjye, kuko neighbor bivuze umuturanyi. None se reka mbibarize ikibazo cy'amatsiko. Ubundi tukiri hano, buriya mbigishije amagambo angahe mashyashya iyo nagendaga nsimburanya hano? Buriya nangahe? Si amagambo nk'8, 9 cyangwa 10 ubaye yanditse nayo yajya gufasha mu buzima bwa buri munsi mu rurimi rw'icyongereza. So tukiri hano rero, inkwakuzi mujye mufata agakaye n'agakaramu mwandike utu tuntu kuko ni ingenzi cyane. Tukiri hano, reka mvugane n'umuntu ushaka kwiga icyongereza biri serious, mvugane n'umuntu ushaka kugura ibitabo byamufasha kumenya icyongereza. Iyi nimero ni iyawe, nta yindi mpamvu iri hano. So reka dukomeze. To teach bivuze kwigisha. Reka mvuge ngo ndimo kwigisha. I am teaching, ndimo kwigisha. Aha nshobora kurenzaho abantu ndi kwigisha. I am teaching my students, ndi kwigisha abanyeshuri banjye. Kubera ko students bisobanura abanyeshuri, iyo mbanjeho my bivuze nyine banjye, ikintu cyanjye.
my neighbor, umuturanyi wanjye. My students, abanyeshuri banjye. I am teaching my students, ndimo kwigisha abanyeshuri banjye. Mbese wowe uri kureba iri somo akaba ari ubwa mbere ubonye ibintu nk'ibi, birumvikana. Niba dufite verb, wowe wandika ijambo I am byonyine, ukaza ukareba ya verb, iyi tu ukayisiga, ukiyandikira ya verb, wongeyeho akantu kavuga ngo ing konyine, wongeraho akantu kavuga ing kuri ya verb. Yego, nibwo uvuze ko urimo gukora icyo gikorwa. Niba verb ivuze ngo ndi kugenda, nyine ndi kuva ahantu runaka, I am leaving, uvuze ngo ndi kugenda. Ariko uku kugenda ni kwa kundi uri nko mu rugo rw'abandi, hanyuma nyine wagiye nko kubasura, ukaba wakenera kubabwira ngo ngewe ndi kugenda, nyine kumwe uri kugenda uri kubasiga witahiye, ushobora kubabwira ngo I am leaving, bivuze ngo ndimo kugenda. I am leaving, ndimo kugenda. Nyine ni nko kubasezera amagambo make yese, kugira ngo byumve neza. Ni nko kubasezera babwira uti ngewe rero ndi mu bagenda. Aha, I am leaving, ndi mu bagenda. Okay, good, very good. So mboye ikinyarwanda kibereye nteruro, ndi mu bagenda, I am leaving. So hanyuma dufite verb ya kane ivuga to ask, kubaza. Reka mvuge ngo ndimo kubaza, navuga ngo I am asking, ndimo kubaza. Mbese ntabwo uzi ukuntu ujya ahantu runaka uri nko kubaza amakuru runaka, okay, kuri reception, abantu mujya mu mahoteli, abantu mujya mu gusaba serivisi ahantu runaka, uca kuri reception, ushobora kubabwira ngo I am asking, ndimo kubaza cyangwa se gusaba. Where can I find a doctor? Ese nihe nabona muganga? Ushobora kubanza kano kantu I am asking, ndimo kubaza, ugahita ubaza ikibazo ushaka. Noneho I am asking, ndimo kubaza where can I find a doctor? Ese nihe nabona muganga, dogiteri, sibyo? Nk'igihe nyine uri kwa muganga, wherever you go, you may ask or say I am asking where can I find this and that in that way. Okay, reka tujye ku verb ya gatanu ivuga to answer, gusubiza. Answer, gusubiza. Ushobora kubwira umuntu ngo I am answering, I am answering, ndimo gusubiza. Iyi ariko ntabwo isobanutse neza, reka mbijyanire kuri iyi. To pray bivuze gusenga, ariko kitubwira ko bivuze gusenga ni uko haba harimo iyi rangufi. Iyi to play bivuze gukina, ikitubwira ko ari ugukina ni uko haba harimo iyi ngiyi. Ariko ntugire ikibazo, abantu benshi mu Rwanda byose babivuga kimwe, bizajya biterwa n'icyo uwo muntu mwari muri kuganiraho, nicyo kizakikubwira niba ari kuvuga gusenga cyangwa se gukina. Ntabwo mwaba muri mu rusengero ngo wumve ko avuze to play yo gukina. Yego, ntabwo mwaba muri mu kibuga ngo wumve ko avuze to play yo gusenga. So iyo uvuze rero ngo I am praying, uvuze ngo ndimo gusenga. I am praying, ndimo gusenga, sibyo? I am praying, ndimo gusenga. Iri irimo rangufiya, tuba tuvuze gusenga. I am praying, ndimo gusenga. Yes, I am praying, ndimo gusenga. Yes, just like that. So reka tuvuge ngo ndimo gukina. I am playing. Urabona ko itandukaniro ni utungudu twonyine. I am playing, ndimo gukina. Yes, of course, I am playing, ndimo gukina. Yes, of course, ndimo gukina. So ku bantu rero mwaratuguzeho ama irregular verbs n'ama regular verbs, dore nguko ukuntu mwajya mukoresha verb zanyu. Uko ku rutonde mufite ama verb menshi, uko mufite urutonde rw'ama verb menshi, mujye mugerageza kuzikoresha nk'ubu buryo muvuga ibikorwa muri gukora ako kanya. Tuzajya tugenda tubazanira n'andi mavideo abagaragariza uburyo ki zigenda zikoreshwamo no mu bindi bihe no mu bundi buryo, cyane yuko buriya verb ni ikintu cy'ingenzi mu rurimi rw'icyongereza. Utazi verb ntiwamenya kuvuga icyongereza kuko verb zivuga ibikorwa. Abantu rero mushaka verb namwe, dore nimero ngizi. Yes, nimero ngizi 0729401229. Mushobora kuduhamagara tukazibahereza nta kibazo. So mukomeze gukora subscribe, turabakunda cyane. Mukomeze kugira n'imirimo myiza, mudushyigikira, musharinga umunsi ku munsi, kugira ngo abatugana bakomeze kwiyongera, tube community ngari.
kandi nini. So aya masomo murabizi ko ari ingenzi, ntugatuma gucika.